Nyangusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu kigo gitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru unyite chua nitungwa zitana n'abana ukina n'abanyina so batandukanye mu kigo gitandukanye sibanganya inkuta nasenye nanga isanamitima kubankurikirana murahariko bwakeye cyangwa mwiriwe bitewe naho uherereye mu Rwanda muri Canada Saudi Arabia n'ahandi hose ku isi muri cya Kigali News 5 ndetse no ku Murongo TV mwakoze subscribe ndi kwa muganga gakondo aho muri no misi nabonye inkuru gakondo ko yagabiwe ino nyubako tubinyuma gato ni telefone yanjye ndakoresha kuko kijyanye na kamera rwose nago bimeze neza abafana banjye cyangwa kamera nago bimeze neza Imana ariko ibirimo n'abafana banjye mwamamaga kuri 07 88 28 03 95 mwana kanda kanyenyeri naho dirimiti rakora nitwe tunatego twigirishije abarundi mumeze mute muri mu Rwanda muri mu Burundi mu Kamenge mu Kibitoki no hanze y'igihugu diaspora mwese mumeze mute abari mu nkambi zitandukanye ari kwa muganga gakondo uno muganga mu gihe nari ndwaye ari umuvandimwe wamfashaga mu bice byitandukanye ko ibiganiro mushimire cyane narindwe ko nagone nakira niyo mpamvu ngo kamera imeze bite ubwo nyine byagiye nkoko kanivugire gutyo ko no muganga niyo bakoresheje yagabiwe inzu no nyubako muri murareba n'inzu ebyiri ariko ubona ari inzu ziri mu cyaro urugendo rutari rworoshye ariko no muganga naje ndamubura by the way naje ndamubura avura inyatsi agaruza ibyibwe atanga imitungo agira ibiki ariko namutunguye kuri telefone yanjye ariko ubushobozi bwa kamera nabo hari ngiye gukata inyubako ye yose nkuko mubibona ara naho naturutse asubiye inyuma gatoya mbereke abafana banye n'abankurikirana mbereke ariko hari n'abantu muganga yagize kumbwira ijambo rimwe mu gihe kimwe twe turi kumaramba ati ari umuguguzi byawe cyangwa mwakodesha inzu ikindi nabonye n'inzu mwakodesha inzu mukaba cyangwa muri business muri babiri cyangwa batatu umwe muri mwe agashaka kujya gute kuba yabyigarurira ibyo ngibyo arabikora uzanuma kuri 0788 nitwigiye tunagakibazo twigirishije 0788 nyuma ya saka manager ndazenguruka ariko ni mu cyaro ni mu cyaro cyitandukanye amahirwe uretse gato urano umupfu niki telefone garambona ni muganga kamegeri ni umupfu kumona amurafata mwinjirire Mana nyagasani ishobora byose iyi video hafi icyubahiro kandi undinde ko ushobora kuza kubabarira hano kandi Uwiteka ashobora byose ndetse gato mwinjirire bafana banjye munsengera muraho mubyeyi uraho binyamagana ndo buretse gato mubyeyi nta kibazo mubyeyi nyababiri avemo ikintu we none sabo moga urihuruje ntago nihuruje mubyeyi n'impano n'ingabire nahawe ikintu nkubise urihuruje ntago nihuruje n'impano n'ingabire murahari ko nyine twagusuye mu butumwa ntago nihuruje oya mbabarira kubera impano mbabarira ariko mbabarira mubyeyi ngende kwivurira umuntu mu ngabire y'impano mbabarira mubyeyi nyine Jamasi kwihuruza kwani byamaha
Nyabatatu nawe vamo. Ewe! Jama hasi. Izi ni imbaraga zanjye ziva mu mpano na gabi. Jama hasi. Darako mweshanira mwehoroza. Gire mu. Narabivuze ndikwivurira umuntu ku handi nashize imbaraga. Umuganga ararwana. Uronje nawe uragarutse. Ngo nawe bakwitase akawishanira. Urihuruje. Ntago wamenye se. Bayo. Shanuka neza ngo wicare nivurira umuntu wanje. Hose ni mumbaraga. Se muganga. Muga wiri wariko. Niriwe se ntago ndeba. Ganga kamege. Ngaho icara hariya. Ako nago nakoze. Icara hariya. Aho nzakorera hose muzajya muza n'uyu nguyu uyu mwana ibyo bamazeho bashiki be bagiye bakura hirya no hino barabimaze. Aha niho ndi kuganga. Ako nta mutima mubanzanye muga. Twe tugusuye nk'umuntu twabonye. Hari mugenzi wanjye wakoze inkuru. Umukobwa na nyina murabafasha. Nkemese. Mbabarira. Nkemese. Mbabarira muze. Nagutera nyiro bunyunyuri. Ikakwemeza. Ntukongera kujya wishanura. Twe gusanga udahari dukaza mu gikari turakumva. Ni ikindi cyanjye. Nagabiwe n'umwana navuye nyine. Uranyumva? Uyu mwana afite ikibazo. Yariwe ibyo byose ava hehe wose arazenguruka. Mahanga yose ashakisha kugira ngo. Ako muga nta kibikinzanye. Bashiki be bararushye bamwohereza baba hanze. Bakirira bamuteza uburwayi burenze. Ni bande biriraga se? Bagiye barya ibyi. Uranyumva? Barya iby'inguse cya byabashiki. Imisi 3 muvura nawe urashanutse urahageze. Ko tubona se wamworoshe. Urahageze. Izo mbuto tubona se niziki? Uratwemere se base muze. Ibinyabunyinyuri uranyabungogoro. Uratwemere tubifate byose se muze. Nushaka bifate. Bifate. Kubita kimwe ugahita turi kukagwa hasi. Mbabarira base nakwinjiye. Hivure izi ni imbaraga z'imiti yawe. Aya mazi. Uretse uta abantu ntera uretse. Ni imbaraga z'ibyanjye byose. Umva. Waragabe none se ku kibazo ku gicumbi cy'ahantu bakugabiye. Aho umwana w'umukobwa yampaye. Twaramubonye ejo bundi. Yarampaye aranshimira. Mubwira ko nzahagarura n'ibikorwa byanjye bindi nk'ubundi. Indi miti yanjye hose. Kwa muze isano mbona hari imyumbati hari n'ibiki byinshi. Byose birahari. None se yahanguriye imyumbati da. Umuntu yatuvugije se. Nahangaha. Yatuvugije se. Nakovagesha dore ko mweshanura. Amazi imesi 3 hano. Avuye hese. Muvura. Avuye kure. Za Canada yagezeyo. Kenya yagezeyo. Arazenguruka aca Kongo. Urundi ntiyari kugera. Aza kuvurirwa. Mipaka irafunze. Uranzi. Mbabarire. Mugabo. Iyi ni kayote ndayizi. Mugabo. Ntabwo ari kayote. Bamwemereye. Ni kayote ariko ibirimo imbaraga zose. Uraho. Ntabwo wowe wabimenya. Mugabo pfundura tukure. Uraho. Ndarwaye mu maso barampumanyije. Ngo nguki? Mu maso barampumanyije kandi mvuze ko muri abanyamakuru murashaka kugaragaza isura yanjye. Oya nibyagenze bite duha amakuru. Twe gusura muganga turebe tunzi bamuhaye ko umuntu agire neza dusanze ino nkuru. Bimeze bite? Waje? Naje hano kwa muganga. Isura yawe ntago se nagwaje. Hoya. Niwemerewe kuyireba. Birasa nabi. Barampumanyije. Naje hano kwa muganga. Yego. Ni bashiki banjye bahanyohereje. Ba mushiki wawe? Mushiki wawe. Mubana mu nzu se? Oya baba muri za Omani. Abandi baba muri za Afurika y'Epfo hose mu bihugu njya numva by'amahanga ya kure. N'abandi baba muri Canada. Baba muri Canada? Egerayo winyekera umuti egerayo. Wikica nyirabukongoro yanjye. Iyi ni nyabukongoro. Ngo rero waje hano uje gukora iki se? Naje hano nje kwivuza. Hari mushiki wanjye bampaga amafaranga ngo mbagurire amasambu n'amazu. Nuko amazu banteza inyatsi barayatwara. Abashiki bawe cyangwa abandi ba? Na bashiki banjye. Nibo batwaye cyangwa abandi ba? Abandi bantu bayatwaye. Nuko rero mbonye byanze nsubira iwacu Burundi. Ubwo nibwo no bashiki banjye baje kureba babona ko hano hari umuganga mu Rwanda ubishoboye. Yongera barakurikirana ibintu biragaruka. Arabibagaruriza.
bigenda neza, bigenda neza, imitungo yabo iragaruka. imitungo yaragarutse bitewe Hanyuma wowe se byakugendekeye bite? Imitungo yawe urumva yaragarutse, n'amafaranga baguhaga ngo bagurire ibintu ngo ugire gutya nabyo birakunda. Hanyuma se we byagenze neza kugira ngo ubu uri hano, ubundi uri hano muri uru rwego? ngewe ndi hano ni nagiye i Burundi kubera ko bashiki banjye imitungo yari imaze kugenda mbona biranze, ngiye i Burundi ariko ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda, Ndi umunyarwanda. nanjye ndiwe, gahunda ni ndi umunyarwanda. Nari nagiye gushakishiriza i Burundi ngo bashiki banjye imitungo imaze kugaruka kubera uno muganga, nanjye rero bantumaho nza kwivuza kuno muganga kugira ngo banambure ndebe ko nasubira ubuntu. Ubu narashize banteje inyatsi, ubwo kuza hano byarangoye kugaruka mu gihugu cyanjye nakiza za Uganda. reba na mugongondori iyi ngiyi niyo muha buri munsi imiti kugira ngo azakire, akira umuti mbere ya byose. Banza uryo muti, iryo muti banza uryo muti, iryo muti, iryo muti, dore banza uryo muti, ndakuvura buri munsi umaze iminsi. Iryo muti, iryo muti ndakuvura jewe ndamuha. Ese muga njye narenze kukwisura kugira ngo menye gahunda zawe. Felicitation ko wabonye inzu ko wagereye neza. Yewe ndi muganga gakondo, mvura byose, inyatsi iby'abandi batwaye nkabigaruza, abahemukiye abandi bose njyewe ndabavura. Abana batererejwe nk'ibi bintu bibi, reba bamuteje kugira ngo abeho nawe. Icyakwereka isura ye n'impamvu ntayikwereka, ngaruza ibyibwe nkakuraho inyatsi, abanyaza abandi by'abandi bikagaruka. Yewe n'uri hehe hose wagize ikibazo n'inyuma y'igihugu hose turamuvuza. Amazina n'amafoto niyo tubanza kugusaba. Ngo iki? Amazina n'amafoto niyo tubanza kugusaba. N'uyu mwana amafoto mwakoresha iki? Amafoto iyo twarangije kuyabona duhitira ko tugusaba icyo ugomba gukora kindi, tukaguhamagara ko ugomba kuza ku Gicumbi tukakuvura. Ko dufite inkuru se ko abavandimwe b'uyu simuzi nimba umusore n'umupapa, ariko bashyikiye ngo kugira ngo ibyabo bigaruke. Nanjye nderekwa ariko ntabwo nerekwa nka ba bandi ngo ni wowe wakurikiye umuryango kugira ngo bagaruze ibyabo banyaze. Uyu nguyu musaza wabo bizeraga ari mu Rwanda, nako ari mu Burundi, yazaga mu Rwanda ngo ni mu Burundi. Iyo nkuru hari umuntu w'amagare muri Saudi Arabia arabimbwiye. Bishobora kuba bihuza n'uyu nguyu ngo ni wagaruje ngo ibyabo ngo n'ibiki. Imbaraga mukoresha muzikura? Imbaraga dukoresha ni imbaraga z'imiti yanjye. Imiti yanjye mba nyifite, ntabwo ujya ubona n'ahandi hantu hose ngaragaraza mu mbaraga z'imiti yanjye. Niyo mpamvu naho hose bampaye naho impano, naho ndimo kuhagurira ibikorwa byanjye. Naho uyu abaye wa karindwi ndi kuvurira hano mu minsi yo kuma impano. Uranyumva neza? Uyu ni uwa karindwi ndi kuvura, abandi ejo narabasezereye barakize. Wemera ko n'abantu bazi wawe? Baraza turabahamagara bakaza, baraza nk'abavuye uyu mwana. Niyo mpamvu njyewe mbavurira no ku Gicumbi ndabahamagara bakaza, baraza nkabavura. Wemera ko bagera iwawe se? Bagera iwanjye, ariko ubwo ari byo ubanza kubasaba? Ibyo mbanza kubasaba, mbanza kubasaba amafoto kugira ngo mbashe kubahamagara bazi. Iyo ni imiti yanjye. Izi mbuto ndimo ndabona, ibyo ni ibyo mvurisha umuntu uri ku Gicumbi n'uri kure. Uyu nguyu ari kwivuza, ariko ibyo byose nabyo ndabigaruza. Nimero zo tuzazishyireho zigomba cyangwa utanga ubutunzi cyane rwose. Ndabutanga ubutunzi, nkakuraho inyatsi. Ariko hari ababiyitirira. Abo ngabo babiyitirira. Iyo wanyuze mu izo nzira ugasanga abantu baraguhemukiye, ngewe urahagera nabo nkazabagaruza. Barabwizwa ukuri kuhe se ko nawe utari umutekamutwe nk'abandi? Ngewe niba ndi umutekamutwe, ngewe ibyo nkora byose birigaragaza. Niyo mba ndi umutekamutwe, uyu nguyu ahamaze iminsi ngahe? Avuye hehe? Mugabo ngamaze iminsi ngahe? 3. Uyu munsi ni wa 3, kandi kumva ndi kugenda nkira, kumva hari imbaraga ndizindi ndi kugenda nzira. Uko naje meze ntabwo ariko meze. Kuki bakuvuriye hanze se? Nimugoroba njya mu nzu, nuko hano ariho hatuje, ariko nimugoroba njya mu nzu kuryama. Rwara bukira? Rakoze.
Mboga dushyire nomero zawe cyangwa tuzireke? Nomero zanjye ugomba kuzishyiraho kuko ngewe ngenda ngomba gufasha ni abantu. ukuri mu rwihisho? Ni ngombwa, si mu rwihisho, ngewe nkorera ahantu hagaragara. Nkorera ahantu hagaragara, niyo mpamvu n'umuntu umuzana iwanjye ari ukeneye ko ngaruza ibye ndabigaruza, ukenera kwivuza nk'uyu nguyu nawe ndamuvura. nawe uramuvura? Ndamuvura. Inyatsi nkayivura, nkagaruza ibyibwe byose nkabikora, nkatanga n'ubutunzi. Uranyumva? wagira ngo witwa muganga nde? Niye banyita muganga Kamegeri. hanyuma uno mwana w'umukobwa waguhaye iyi nyubako turimo turareba iri mu cyaro, abadukurikiye no hanze hose mwabonye inzu nayiberetse, naje kumusura nsanga kino gikorwa. hanyuma uno mwana w'umukobwa wagufashe ibintu byose wamubwira iki kuri kamera? ko mu kiganiro nabonye ko utashimiye ahubwo berekanye ibyakozwe. Umwana w'umukobwa naramushimiye, nanamubwiye yuko aho yampaye ku mpano anshimira ibyo nakoze mvura mama we. Namubwiye ko naho nzahagurira ibikorwa mu mpano yampaye, niyo mpamvu usanze ndi gutangira kuhakorera ibintu. byaje gute kugira ngo noneho uhite wisanga hano yaguhaye ariho uba kandi ufite aho ahantu wahandi? Aha ngaha ntago ariho mba, haba abantu b'abacumbitsi barimo, hakaba n'ikindi cyumba nakiriramo bano bashyitsi mba baraje kwivuza. Uranyumva neza? Ariko ngomba kuba umunsi wose kubanza kwirirwa nita ku murwayi. Katugushimira. Abagusidikanyaho urababwira iki? Icyo nababwira cyo ni uko bagomba gukurikirana nomero yanjye, ahasigaye bakajya bampamagara, ushidikanya akajya agera iwanjye aho mvurira, nkureba imiti yanjye sinayikweretse. Urasajya ari nomero niyo kukubonaho ya Airtel niyo yawe? Iyo nomero ya 073 073 niyo yanjye, iyo ngiyo yavuga atayishyiraho n'uvunike. niyo nawe urakoze rero. hanyuma wenda uriya mukobwa tuzamuzana hano tumubaze yatekereje kugira ngo akugurire inzu, yari umukene ariko ngo warabakijije. Narabakijije, barabaha amafaranga pe. ubutunzi ndabutanga, nanga ubutunzi ngewe. hari umubibaza ngo utanze ubutunzi ukijije abantu, bati wowe kadakize. Adakize se agomba gukira. wowe ngo wowe kudakize. Ngewe se ntakize. Twebwe dutanga ubutunzi tubuha abandi, ntago twebwe twemerewe kugira. mutanga ubutunzi? Twebwe dutanga ubutunzi kuko twebwe imbaraga dufite, twebwe dufite ubutunzi bwinshi kuko twabihawe n'abakurambere mu gicumbi cy'abakurambere. Dutanga ubutunzi, ibyo dufite ni byinshi, byose tukagaruza n'ibyibwe. Mugaruza n'ibyibwe ubu ngewe namutse banyibiye ihene cyangwa inkoko wayigaruza. ako kanya cyo nibiri mu nzu yanjye babyibye cyangwa no mu murima wanjye basaruyemo ibyo wabyibikora. n'abandi bigize abatubuzi bagenda batuburira kuri telefone y'umuntu amafaranga bakayatwara. Ibyo tubikoraho ni nko kuhombya ako kanya, tukugeza ku gicumbi tugahita tukugaruriza ibyawe. Uranyumva wa mwana we? Mwihuruza mukaza moje gufata, ariko nta mutima mubi. Ye naje kugusura gusa nuko masanze no nkora. Reka tugushimire, tugushimire. wenda wa mukobwa se tuzamuzana. Uriya mukobwa nushaka uzamuzane, uri kumva, ariko n'ubundi impapuro yaguhaye nazo ziriya mpapuro zisobanuye iki? N'iz'ubutaka? ziriya n'iz'ubutaka, ibyo yabaye aribwo bw'ubu ngubu. aribwo turimo ndi kwaguramo n'ibikorwa bindi by'ubuganga bwanjye. Uranyumva? ngaho genda rero, amakuru washakaga ndayaguhaye, komeze nivurire. urakomeza utanga ubutunzi, uvura abantu, ugarutse ibyibwe. uburyo urimo uracyamuvura. kano kantu gasobanuye iki se? mbona karanaye aka kantu rero, aka niko kanyereka umuntu ugiye kuza iwanjye mbere aza namubonye. Uranyumva neza? dore iyo ngizernya nkagiranye izi mbuto, ubu nkazikuramo gutya, mitamenya umuntu nawe nari nakubonye. ariko urambonye pe imbaraga zanyu. aya mazi se muga? aho ngaho haba harimo imiti myinshi. ndabona arimo arasa nk'abiri. yareke bwo marashyize aya makara se ukabyara? ayo ntabwo ari amakara wa mwana we. uyu ni umuti nakuye hanze inyuma y'igihugu. Imana ikurinde.